Sibomana Atanazi rero ibyo kuba hari abo yahishe barababuze, ariko bavuga ko ari inyangamugayo mu bundi buryo, ko bamuzi nk'inyangamugayo batamuzi nk'umuntu mubi, ariko batangajwe n'amagambo yatangaje nyuma mu biganiro. none se hanyuma yo kuvuga ko yahishe abantu mu by'ukuri atarabahishe, ibi byo ntibyaba ari nko gushinyagurira abantu bahigwaga? Nyine urumva nicyo cyatujyanye kugira ngo tumenye ukuri kwabyo. Urumva ni iyo umuntu harimo wavuze wabaga mu nkiko gacaca ku rwego rw'akagari k'iwabo za Mukamira, avuga ko ayo makuru ntayo yigeze abona, nta nayazi. Kandi habaga icyo bita ikusanyamakuru ibyakorewe mu midugudu, mu kagari, mu murenge, mu gace runaka muri jenoside yakorewe abatutsi. Nayo ushinzwe itangazamakuru mu mudugudu nawe yatubwiye yuko ayo makuru ntayo yigeze amenya kuva yakitwa umuyobozi w'itangazamakuru mu mudugudu w'iwabo. Urumva haba inama, kwibuka, abakusanyamakuru ryarabaye, abo bose bo ntabyo bemeye. Rero ashobora kuba yenda hari ahandi yabikoreye ku giti cye, cyangwa se hari aho batazi, abaturage batazi. Ariko urumva ibintu ntabwo Sibomana wakora ikintu uturanye n'abantu ngo bakiyoberwe. hari abantu yanyujije kuri cano ye mu bihe byashize ngo batanga ubuhamya ko banamushimira ko ngo yabarokoye. Abo bantu ntabwo bazi ibiganiro bikunda gutangwa mu cyunamo, abantu bacitse ku icumu bababwira ko gutsinda ni ukwiyubaka, ni ukwigirira icyizere, ni ugukora, bakagira ibintu bageraho, noneho bakarogoya inzozi z'umwanzi. Umwanzi yashakaga ko mushirirwa batemera inka, abasenyera amazu, ariko mwubaka amazu meza, mutunga inka na leta ibafashe muri gira inka, n'abantu twese tubajya inyuma, noneho intego umwanzi yari afite zibure. Umwanzi yashakaga ko abantu bashira ubwoko bugashira, abantu nibabyare, nibarye, abagore boge, n'abagabo bishime, bareka agahinda, bajye mu buriri, bafumbatane, babyara abahungu, babyara abakobwa, ko ni ugutsinda umugome. Ariko niba umuntu ahagurukanye mikoro na kamera akajya gucisha abantu ako bambariye, erega iyo niyo sura ubwo y'umunyarwanda ari gutanga ngo ukunda igihugu, ni utuka abantu. Bariya ni abagome. Kandi nanone nge nsaba n'inzego zibishinzwe kugira ngo ziperereze, ushobora gusanga bariya abantu banakorera ikindi kintu abo bana. Ntabwo ubizi, ntabwo wumva muri Irani, perezida wa Irani waguye mu mpanuka ko mu bapilote bari bayitwaye harimo umukozi wa Mossad. Yarageze mu ngabo za Irani, aratozwa, ajya kwiga indege, agira muri garde présidentielle, atwara indege, umunsi umwe agirirwa amahirwe yo gutwara perezida, aragenda agikubita mu ishyamba. Wa Iraq, perezida wa Irani wapfuye mu myaka yashize. Yego. Agikubita mu ishyamba, abaramwisha, barapfana, ariko nyine we aba ari igikorwa cy'ubwiyahuza akoze. Birashoboka ko umuntu ashobora kwerekana ko akunda igihugu akigambanye, ariko nyamara uwakirwanya muri ubwo buryo. Ndibaza ngo ejo bundi witwa Sibomana Atanazi yavuze imvamutima ze, kandi kira ni ikimenyetso cy'amahoro ari mu gihugu, ni ikimenyetso cy'ubwisanzure, aho umuntu yicara akitereka akavuga ibintu uko abyumva, ni uburenganzira bwe. Niba ibyo yavuze harimo ibigize icyaha, dufite urwego rwa RIB rugenerwa ingengo y'imari y'igihugu, rufite ibikoresho byose bikenewe, rufite ibitabo by'amategeko, rushobora kugenza icyaha mu muntu rukacyerekana, rukamushyikiriza ubucamanza bwiza dufite, akaburanwa agahanwa. Abitwa ba Idamange barafashwe, abitwa ba Ingabire Victoire barafatwa, ba Cyuma Hasani barafatwa, so n'abandi. Ntabwo rero mbona yuko intwaro yo kurwanya Sibomana ari uko Pastor Korode afata esansi akajya ku gasozi ko kwa Sibomana i Nyabihu, akajya ku Mukamira, akajya kuvugana n'abagore n'abasore n'abakobwa, kubaza amavu n'amavuko ya Sibomana, ibyo yakundaga kurya, amashuri yize, urugo rwe, abana yabyaye. Ubundi iryo perereza hari umuntu wemerewe? Ubundi buriya ntago Sibomana yarega Korode harya, hari umuntu wemerewe gukora icyegeranyo ngewe cyanjye ubugaguruka ukazi Rurindo ukajya kubaza kwicara ukitereka ukavuga ibyo unziho, nta kibazo. Ariko gushyiramo n'amashusho, navuganye na nyirasenge wa Sibomana, nakoze iki?
kuvuga ngo hari ibiganiro ngo yatanze ngo bipfobya jenoside. Ibuka ni urwego ruhagarariye abacitse ku icumu, ntago rwigeze rukotinga ngo rwamagane ibiganiro bya Sibomana. Minubumwe Dogita Minisitiri Bizimana afite ubuhanga burutu bwa Pastor Claude n'ubw'aba YouTuber bose bwo gusesengura ibiganiro by'umuntu. Ntago yigeze ashyira comment ku magambo ya Sibomana, sibyo? Hari n'izindi nzego mu Rwanda. Naribu yavuze ko ijisho ryayo rikiri kureba. Rikireba. None guhaguruka ukajya kubaza umuntu ibyo arya, ukajya gushyira umuntu ubuzima bwe ahagaragara. Ariko uziko niyo baza gukora ubushakashatsi ari n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rurimo gukora ubushakashatsi, uziko babanza bakakuganiriza bakagusaba uburenganzira bwo kwandika ibyo bakubaza. Iperereza uziko rikorwa mu ibanga. Uziko na RIB idashobora gukora iperereza ngo izishyira ahagaragara abatanga buhamya, bivuge ngo twavuganye na nyirarume, twavuganye n'aba. RIB ikora iriya video ntabwo ibikora, iraza igakora iperereza. Ni gute abantu bikora bakajya kuneka umuntu undi ibyo bintu ngo waba ufite ngo wamenye bishobora gutuma abantu bagumuka? Ibyo bintu warebye ahantu bitaba nko mu gikari byihorere. Erega buriya unagiye mu nzego ukavuga uti ibintu ndabifite ariko ndashonje, kubera ko hari abantu b'ibigarasha ubivuga bakakugaburira mu ibiryo ndye ntabivugwa ngafungwa, ariko ibiryo birahari. Ibiryo birahari. Hari umusaza nabonye nakunze cyane ari gutanga comment kuri Sibomana, aravuga ati Sibomana ikibazo afite niba ari 35 twabanye nawe turaziranye, ati nanjye andebe wenda buri kwezi igiye mwongereraho 100, ariko reka abanyarwanda dutekane. Sibyo? Erega kugira ngo abantu batekane hari ibyo bigoma. Buriya nge nawe kugira ngo tubane neza hari ibyo ushyira hasi nanjye nkagira ibyo nshyira hasi. Ubundi bavuga ati rero press reka twidutekane tubane neza. Gusa ntago wabonye umuntu wiciwe w'incike ahagarara akavuga ati ntanze imbabazi, kandi umuntu wishe abantu 10-20 agataha agakatigwa imyaka 30 yayirangiza agataha. Oya, kuyirangiza wirega ukemera. Erega muri gacaca baravuga ngo uwirega akemera icyaha akatigwa igihano gisubitse. Sibyo ndabindi no gukatira 30 isubitse. Sibyo nta bindi ukitahira mu rugo ubundi ugafatanya n'abanyarwanda. None sibyo bintu iyo tolerance itabaho ubu Rwanda ugira ngo ruba rugeze he? Yo dukomeza guhigana kati wandiriye inka wansenyeye inzu byagenze gutya na gutya, tugakomeza kwatakana mu nsengero bakataka, mu gisirikare bakataka, mu gipolisi bakataka, muri ku masane y'ubucuruzi umuriro wari kwaka. Ariko uyu musaza wacu ni umuhanga, yaravuze ati waba uvuye hanze ufite imbunda ubohoye igihugu ugasanga arabishe, shyira baro hasi. Sibyo? Reka turebe inyungu z'igihugu, kandi izo nyungu uracyafite nawe ubwawe urabyara. Reka turebere inyungu zabo tugiye kubyara bagiye kubaho. Ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Iyo mvuze ngo n'abanyarwanda nuko mbakunda, ariyo mpamvu ngomba kuza nkicara mu mvugo zacu bavuga ngo nukwitereka tukaganira kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana ndetse n'abanyarwanda, societe yacu yuzuye. Sindi nyine kuri kamera muri kubona ko ndi kumwe na nimero 1 bamwita Byishimo Official #1. None se ni nimero yawe. Hanyuma nje ngo tuganire uyu munsi. Hari igihe njya nicara ku mbuga nkoranyambaga nkabona inkuru ziba zicicikana, sagaza abitwa ba Claude, abitwa ba Magashi, abitwa ba Bosco Empire. Nabonye none n'umusaza witwa Sibomana Tanazi yaje mu mwandiko. Uru rusobe rw'izi nkuru ruza kwangiza societe nyarwanda. Kanywesha iryo jambo bura iyo twicaye ugasanga nk'umuntu wenda n'urugero nka Kasuku aricaye agiye gutuka nk'umubyeyi kucyo yambariye, atari uko wenda umurimo ari gukora nawita mubi, ariko buriya nanone gusiga irange ry'ikintu karisigisha irange abantu badakunze nabyo si byiza. Kuri wowe nk'umushumba, umuvuga butumwa, umunyamakuru, ibi bintu bibona gute? Ejo nabonye witwa Pastor Claude yarahagurutse aremera ajya kwa Bosco Empire yavuka. Bose njya mbabona umunsi ku munsi. Ibi bintu bibona gute? Oya, aba bantu nabagome Prince, abantu nabagome. Sibyo? Ngewe nta muntu ntinya,
sibyo ntawe nanatinya rwose nushaka kumvuga yitereka hariya mvuga namvuga ibibi byanjye nzabyemera kuko ninjye wabikoze sibyo ngiye nako neze uvuze ngo Sibomana yakoze ibi ngiye ninjye wabikoze sinanabihakana bibaye ari sibyo bibaye ari oya niyo byaba atari byo iyo byaba atari byo sinabyemera ariko weho uvuga ufite uburenganzira bwo kuvuga ariko noneho nanakubwira ngo aba batipe ni abagome kandi uretse no kwiyanga banga abanyarwanda kandi uretse no kwanga abanyarwanda erega banga n'igihugu sibyo banga n'igihugu nese wambwira ngo niba umuntu witwa Gasuku ashobora gufata kamera akitereka agafata abantu akabacisha ibyo banyina bambariyeho ubwo se harya ubundi no mu mategeko hana y'u Rwanda harimo ibitutsi umuntu niba yakoze icyaha hari inzego niba umuntu yanga igihugu hari ibimenyetso bibiranga ko umuntu ari umwanzi w'igihugu hari inzego zimurwanya niba duhagurutse nk'abanyarwanda kugira ngo turengere igihugu cyacu ntabwo tugomba natwe kuzana umunwa wuzuyemo ibitutsi no kwandagaza abantu tugomba kuzana sibyo bimwe mu bintu byiza nyakubahwa perezida wa repubulika yakoze ni ukurwanya abanzi b'igihugu ariko intwaro ya mbere akoresheje ari ukubaka igihugu ku buryo buteye ishema ku buryo n'umuntu uyu munsi wahunze muri 1994 arataha akayoberwa igihugu arimo icyari cyo akagira ngo ari nko mu Buraya yumvaga bavuga kera iyo yagiye muri Kongo aratagera mu Rwanda akabona nawe biburiye na Kongo aha wenda ibyo reka nere kubivuga iyo niyo ntwaro ariko niyo reality iyo uzumve mu ntabwo ngewe ndi kumwe na Sibomana turitiranywa nanjye nitwa Sibomana ariko sindi kumwe nawe Sibomana atantazi ibyo yavuze nanjye ibyo mvuga biratandukanye sibyo ubikotinga abikotinge mu buryo butandukanye sinanamuzi situnaturanye sitwaniganye ntitunanga ntitwigeze tunagenda ariko niba umuntu ahembwa 35,000 ibyo uragira uti nubwo ari bazina ntago uri mu mujyo nk'uwe sindi oya ntarega umujyo wese ubundi n'uwe reka Sibomana ntafunzwe sibyo kandi Sibomana afite ari muri pasiyo yakoreye ibyazi sinanabizi niba umuntu w'imyaka 60 yicaye agatera kamera atandukanye n'umuntu w'imyaka 20 afite impamvu niba umuntu ahembwa 35,000 muri RSSB akagenda ntabigura umufuka w'umuceri yarahembwaga 35 akabigura isambu ese nta kibazo afite zurumva adafite ihungabana reka twebwe ubu buzima turabumenyereye ariko hari abantu buri kugora twebwe ubu buzima turabumenyereye kwishura moto 2 nkagera Nyabugogo mvuye hano iwawe ngewe nta kibazo ariko hari umuntu wavaga Nyabugogo akagera hano atanze amafaranga nk'ijana uwo muntu rero yatanze 2 ananirwa kwakira impinduka ngo amenye aho igihe kigeze bishobora gutuma rero avuga n'ibintu yumva ko wenda hari ikintu gishobora guhinduka ariko niho igihe kigeze Sibomana yaravuze ati ndahembwa 35 ataya nahembwaga 9 rimwe nkagura isambu ubu ntaguze umuceri niyihangane sibyo niyihangane yongera ubuhanzi kuri YouTube yongera igitaramo cyo kuri Radio Rwanda akimurire kuri channel ye Sibomana Atanazi arebe ko YouTube yamuha $, noneho ashobore kuba sibyo abantu bagomba guhangana n'ibihe ntago ibihe bigomba kudutsinda tugomba guhangana nabyo ariko noneho wenda twigarukire kuri hano kuri social media ese guhaguruka hajya ukajya gushaka ubuzima n'imibereho bya Bosco Impaya ibyo ndabyumva cyane wenda ubundi ndabyumva cyane kandi icyo wenda binatwaye ariko so ubundi nibyo ngewe dore ikintu kimbabaza kikantangaza ribu cyangwa se traffic police irimo gukangurira abantu kubahiriza amategeko y'umuhanda aba bantu ntibashobora gukora urugendo ngo bajyane cano zabo bajye kwigisha abaturage kwambuka zebure cross sibyo bajye kwigisha abaturage amarompowe ibintu bifitiye abanyarwanda akamaro ariko umuntu aratwike sansa ajye gushaka ubuzima bwa Sibomana Nyamasheke ibi bintu harimo tena umuntu ashobora kujya gukangurira abantu gutanga mituweli Nyaruguru
ngo hamagarira abantu gutanga mituweli, ababaza ati akamaro ka mituweli nakahe, abantu basangiza abandi amakuru. Ariko umuntu arashanga kudusangiza ngo ubuzima bwa Sibomana Atanazi kuva avutse. Ubuse niba abanyarwanda twese tuzajya kuri social media tugiye gushaka ubuzima bwa Sibomana Atanazi n'ubuzima bwa Prince Robert, hajya social media ubundi hari ibihugu bimwe na bimwe bijya binafunga social media. Ukabona ni igiki kibitera se? Nuko ibibona ibyo bihugu biba bireba inyungu, income n'igihombo ba brasinga bagasanga igihugu kiri gombera kuri social media, bakavuga ati for free ibyo bintu turabihagaritse, noneho abantu mukoresha udutelefone dusanzwe. Uyu munsi pastor, hari igihe tuza nibyo wenda ubona ko ari nabyo abantu bakururira amakomanteri bagakubita shwanyaguza kora episode ndakwemera, uzarebe comment ngemba nzibona uko baza bavuga. Ariko reka mbaze Pastor Korode mubaze ibintu yakoze ko bitageze icyaha. Yewe ndaguhamagara Pastor. Muhamagare. Ubwo mba bishingiye ku bana batoya bareba, sibyo ibi bintu bari kureba. Donc babazakura bati kuko tubizi neza ko umuntu yigishije intore guhamiriza imurusha. Nibaza ese societe yacu rugomagara Pastor Korode. Amahoro Pastor. wabaye umuvugizi wa Sibomana Atanazi wazakwita ikiganiro. Oya ahubwo ndi mu kiganiro. Tuvuga ngo ndi mu kiganiro ndagira ngo nkubaze. Ikiganiro wakoze rero ngo uyu mwami mu biki ntabwo ari byo. Kuba ari umunyamajyaruguru y'iwanyu ntukavugira amakuru. Oya ariko yaba n'umwami w'ibigarasha none se harataba umwami. Afazari uvuga gutya nyine. Wowe urumva ndi kubaza nti harya buriya biremewe ko umuntu ashobora kujya kuri tere gushaka inkuru z'ubuzima bw'umuntu atabisabiye uburenganzira? Inkuru z'ubuzima bw'umuntu nk'ubu kazi urindo gushaka amakuru yanjye ukayanyuza kuri social media, ugiye kuri kamera ukavuga uti wanjye ni Rurindo, ukavuga ibitangaza wakoreye Rurindo, icyo gihe hari abantu bifuza kumenya niba ibyo bintu warabikoze koko utari muri ihimbaza ubeshya. Igihe rero itangazamakuru cyangwa social media uwo ari we wese kuwesa yemerewe kujya gushaka ayo makuru no kumenya niba ibyo bintu byarabaye. Kuko icyo gihe uba wihimbaje, ushobora kuba wiyitirira ko wakoze ibintu kandi ntabyo wakoze. Yego. Kugira ngo rero inkuru yuzure neza yemeze ko ibyo bintu byabaye, ni uko hari abandi bantu bemeza ko ibyo uvuga ari ukuri. Yego. Zaze mu gihe nk'iki ko nagiye kwa Sibomana abaturage aho yari atuye mu Bugesera, kumukamira ku mugore mukuru, ntabwo twigeze tubona. Bazaze hanyuma babingaragariza ibyo yaganiriye nabo. Mbabaze aho bari batuye, mbabaze nuze, icyo gihe bizemezwa n'abantu bo kumukamira bamenye ko byari ukuri. Ariko urumva abaturage biwe ntabyo bagize. Kandi uneze ubundi jenoside iba yararepfiriya kumukamira. Jenoside iba yarari kumukamira. Yego. Urumva ntabwo abaturanyi byayobekana ko yaba yarahishe umuntu. Iyo ni inkuru idashobora kuyobekana. Uko bimeze nuko bimeze. Sawa rero murakoze. Sawa. Urumva ibi byo turabisobanukiwe ngira ngo. Twibazaga ngo kujya gushaka ubuzima bw'umuntu byaba bizigize icyaha. Pastor Korode urumva adusobanuriye ko iyo umuntu ubwe ari we wishyize ahagaragara, abantu bagomba kujya gushaka ibyo bintu uvuga. Niba uvuze ngo mpinga ibirayi neza toni, ngewe mfite urutoki, ibi n'ibi bakunda abantu baza bikomanga mu gatuza, nahereye ku 200 kugeza hana ngeze kuri miliyari wenda. Rwanda Revenue bujya nayo yaza kureba ko wagiye usora koko, kurumva ntago wagera kuri miliyari udatanga imisoro. Urumva rero icyo twibazaga ko atari cyo, ni nabyiza wa mugani kwaka n'umuntu amakuru. Ubwo twebwe tubonye yuko izi ngendo zaba bagabo zabaga zigiye kureba koko. Tunabwira abantu mu byo bagomba kujya bitondera,
bajye bitondera buriya kuza gushyira ubuzima bwabo ahagaragara batekereza ko wenda baraba abasitari buriya bishobora kuviramo ibyago bikomeye. hari umumama umwe uherutse kuza avuga uburyo yarokotse jenoside ngira ngo kuri cano imwe hano muri uru Rwanda, ariko nabonye undi mumama aca ku yindi cano aravuga turiya muntu waje kwiyaturiraho ko yarokotse ko yahizwe, mbese guhigwa muri 94 nico kintu kiza abonye aje kwibeshyera cyaba cyaramubayeho mu buzima. Abaza kubivuga ko baza barira bakaza bibutsa abantu ibyabaye, urumva kuko uwo muntu yaravuze ati ngiye turaturanye, uyu turabana, nta wamuhize aravuga ati ngiye nararokotse, mama yarapfuye, papa arapfa, basaza banjye barapfa, atari kuyu mugore ati muhamagare no mu kiganiro umubwire ko ngiriho, muhamagare turaturanye umubwire ko ndi kuvuga. Ngira ngo witwa Kariza yaramuhamagaye, amuhamagaye aritaba ati no kana kati yego, aravuga ati twabonye ikiganiro aha twije guhamagara turi kumwe nito, ati kanakura muzi, undi aravuga ati ntago muzi. Ibaze ro kwihakana umuntu muturanye ku ivuko. Urumva rero abantu turacyafite cya kintu, urumva niba umusaza nka Sibomana imyaka 61 ashobora kuza akavuga ati nahisha abantu, kumbi muri karitsiye mu murenge wose nta ubizi. Ibi by'ubwabyo byakwerekana urwego Sibomana ariho mu mitekerereze, ku buryo nibyo yatangaje ushobora gusanga mu gihe kiri imbere abantu koko basesenguye icyaha ntabwo gisaza, ushobora gusanga Sibomana agize ibyaha agira gute akurikiranyweho. Ariko ibyo byose bikaba bikomotse kuri ya mibereho yacu nyine n'ubundi ijyanye n'amateka twagiye tubamo. Yego, abantu bakwiye kubanza ubumuntu mbere kurusha uko babanza inda imbere. Manzu unareba atariko ubu buzima bwanjye ubu hari ibintu biharaye, abagore kuri kamera, umugabo wanjye tujyamana bwa mbere ijoro ry'ubukwe byagenze gucya, muri icyo cyumweru byagenze gucya, antera inda ya mbere nari ndi muri mudu kabona umuntu ari fiyeri n'umugabo basomana, ariko bazabyumva bakuze. Sibyo ibyo bintu ushyira ahagaragara uzabyumva ushaje. Ngiye n'umugabo wanjye turarutanwa ariko twishimye bimeze gucya, umugabo wanjye ibi nibi, umugore wanjye andusha imyaka 30. Ibyo bintu byose wumva urasangiza abantu, ubundi abanyarwanda barabikonsoma, bari buze kunguka iki? Watoranijemo ibintu. Ni nabyo tugaruka kuri iki kiganiro Sibomana yakoze. Niba umuntu amaranye imyaka cano akaba yarakoze ibiganiro abantu bakabikurikira, ariko ntibyigereze biteza saga mu gihugu, erega ikintu waba uvuga niyo cyaba ari cyiza, ariko mu gihe cyagumura abantu wakiretse abantu bakiberaho, wakiretse ikintu gituma abantu bahaguruka bakaza kukuvugaho. Umuntu yahamagaye umugabo ati umugore wari gusambana, umugore agabaraza ahageze asanga umugore ari gusambana, umugabo ahita yurira itaje ariyahura. Ubwo umugome ninde? Si wa undi waramagaye. Iyo abyihorera umugore akisambanira hagataha urugo rugakomeza, biragaragara ko yahoraga asanga atari butahiwe byari bubatwara iki? Niba hari abantu tunabibwire n'abantu bagifite ibyo bintu by'ingenga bitekerezo na ideolo, twe turi bato ntago twebwe dushaka kumva ayo majwi. Twe hari izindi nyigisho twigishijwe zandi umunyarwanda, hari andi magambo twahawe atuma twese ureba umuntu wese ukabona ko ari umunyarwanda. Tugenda muri bisi imwe, nta wikanga undi, umutahagurukira umukecuru, ujya ku murenge gitifa akakwakira, ku kagari gitifa arakwakira, meya duhuriza hamwe, mu ishuri twese turiga, dukompeta mu kizamu, utsinzwa agataha, utsinze akabona akazi. Mu gisirikare itangazo bararimanika, RDF irashaka abasirikare bujuje ibi nibi, twese tukajya mu kibuga tugaprezanta, ubyujuje wese bamuselegisiona ku promotinga. Ni rimwe mu myaka 3 bakazamurira rimwe, kiretse abasinzi n'abasambanyi. Kuba rero umusaza nk'uyu twanengaga aba bantu bajya gufata aya makuru, ngira ngo baranatubwiye ngo nta kibazo, ubwo nta kibazo. Oya wenda bayafate, ariko bakuremo ibintu by'ibitutsi, ibintu by'amagambo y'ingenga bitekerezo. Aba ba Bosco Empa, yaba ba Pastor Claude n'abandi bose, muze twubaka igihugu kizima. Ubuhamya yatanze nubwo ba Claude bakuye iwabo, ubona bitamwemerera kuba uwari we.
erega ngewe Pastor Theogene yajyaga yigisha nyine yaba yigisha ukabona agenda arapa agira cya ariko yaba ukavuga ati ariko uyu mupasiteri anywa urumogi uyu mupasiteri agira gute ariko wajya mu buhamya bwe ugasanga bamutegeka kubwiriza gutyo nta bundi buryo azi wakwitwara ni ukugenda agira gute arapa ariko abana be siko bazitwara Imana yamukuye hariya kugira ngo aze gutegura umuryango utaba munsi y'ikiraro abana be ntago bagomba kuzarapa ni ukuvuga rero na Bosco Impaya amateka ye ubona yuko uretse imbaraga z'Imana bimwoburije kuba uwo ari we no kuvuga uko avuga umuntu urakaye umuntu uvuga adaceceka umuntu wasiritse umuntu ugomba kukubwiza ukuri akanarengera umuntu nyine utagira ahantu aguhisha nugira gucyo ukajya guhangana n'uwo muntu ntabwo uzamutsinda reka wahangane n'ibiharimo sibyo ibihe bizamutsinda ibihe nibimutsinda ashyira umupira hasi nta kintu reka tunasoreze hano reka dushimire abantu bose mwabanye natwe muri iki kiganiro ibitekerezo byanyu ni ingenzi dushimire n'umuvandimwe waduhaye umwanya ngo tuganire tuhure mu biganiro by'ubutaha shalom shalom